Mbo uyu munsi ndagira ngo tuganire. Hari umushuti wanjye ukunda kumbwira ngo buri uko akoreye amafaranga ntamenya aho agiye, ntamenya ngo bigenze bite. Kandi ahembwa amafaranga menshi, ntabwo ari make pe, ni amafaranga ahagije. Ariko amafaranga arahembwa ariko ntamenya aho agiye. Bivuze iki? Ntabwo aturakinga ngo amenye ahantu amafaranga ye ajya. Guturakinga ni nka bije, ni nko gukora bije. Ukamenya uti amafaranga nzinjiza hariho 20 cyangwa 30% araza kujya muri sevingi, hanyuma nka 50% ndaza kuyasipendinga ubwo nayo ibyo kuntunga mu rugo, hanyuma ndasigaye arajya muri investing. Ariko birashoboka ko utaba ufite amafaranga yo kuinvestinga, ariko amafaranga yose wayasevinga ugasigarana yo kugira gute, ayo agutunga yo gukoresha mu rugo. Hanyuma wamara gusigarana ayo mafaranga agutunga gusa ndasevinze, ku umuntu winjiza umushahara mwinshi biba byoroshye gusevinga amafaranga menshi. Ariko ikibabaje nibo badasevinga. Kubera iki? Kubera ko uko bagerageje kongera income, uko bagerageje gushaka kubona amafaranga menshi, niko bongera na spending. Umuntu niwe yahembwaga 200,000, bamwongeje 300,000, ashaka uburyo ki ibintu akoresha biraza aguramo n'amafaranga 300,000, sorry. Bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo uko bongereye umushahara cyangwa uko bongereye income ariko wongera spending, ahubwo wongera saving. Kubera iki? Kubera ko high saving yagufasha kuinvestinga ku buryo utangira gucreatinga cash flow. Kandi ndagira ngo mbibutse ko iyo ijambo bita poor cyangwa se gukena, poor, P-O-O-R, bituruka kuri acronym ya passing over opportunities repeatedly, guhora amahirwe kunyuraho inshuro nyinshi agasanga uri unprepared. Ndagira ngo mubwire ko ntabwo umuntu abona amahirwe ngo abe aribwo yitegurira ayo mahirwe, ahubwo aritegura yarangiza agategereza amahirwe kagira gute, amahirwe kamugeraho. Bivuze iki rero? Ugomba guturakinga buri faranga ryose usohoye ukamenya aho rijya, hanyuma nyuma y'ukwezi ahantu wanditse buri faranga ryose ukoresheje aho rijya. Warangiza ukwezi kwarangira ukajya muri agenda yawe cyangwa se muri application yawe ya telefone, ukareba ibintu byose wanditse wagiye ugura byakumariye amafaranga, ukagenda rejectingamo ibyitari iby'ingenzi. Nubikora nka kabiri uzasanga nose utakaza amafaranga, nibwo uzabasha kubona ukuntu ushobora kugira gute, ukuntu ushobora gusevinga amafaranga, kubera ko uzabuza amafaranga yawe ahantu agira gute, ahantu atakarira. Keep in touch.